Guys rero nongeye kubasuhuza mwese mbifuriza amahoro Nyagasani ndetse naberekeje ku mirimo yabo nababwira ngo muhahe muronke ndetse mbifuriza n'ibyiza ku mirimo yose mwerekeje amaboko ku muntu wese ugifungura ino channel ya Magaka Films nambwira ngo kanda subscribe kugira ngo tuzajya tubana umunsi ku wundi. Rero kuri no munsi rero twagize ngo dutemberere ku nkambi ya Nyabiheke dore ahangandi kuri boda ahantu benshi bakunda kwita ku Gasima. Rero tugiye gutembera ino nkambi yacu ya Nyabiheke twese ntuze gukuraho kugira ngo tuze gukomeza kubana muri ino video. So guys mbashimira kandi mbabwira ngo mukomeze kuryoherwa n'iki kiganiro. Sawa guys, rero twakomeje gutembera inkambi ya Nyabiheke. Ahangaha turi muri quartier ya mbere, abantu rwose bazi muri quartier ya mbere. Aha ni amazu yaho rwose murareba ukuntu ameze, dukomeza kugenda tubana kuri gatanu murareba ko ibintu bimeze ni fresh, ibintu ni neza rwose, ibintu ni wane rwose. Tuze gukomeza tubane ndetse tuze gukomeza gukurikirana Magika Filme tutembera ino nkambi ya Nyabiheke. Rwose muri kubona ahangaha turi kwegera ku mazu yabo, ahantu batuye, uburyo batuyemo. Ahangaha rwose ni mu nkambi ya Nyabiheke, dukomeza twinjira gahoro dukomeza dutembera hano rwose ukuntu hameze. Aha rero ni mu nkambi ya Nyabiheke, ku muntu utahazi cyangwa umuntu uhazi rwose ahangaha ni muri quartier ya mbere. Aha rero muri kubona aha ni mu nkambi ya Nyabiheke, turacyari muri quartier ya mbere. Ibintu ni neza rwose, ibintu ni neza. Ahangaha rwose turi kugenda twinjira muri quartier hano mu nkambi ya Nyabiheke. Dore no kuba bimeze rero ku bantu rwose batazi, mu nkambi ya Nyabiheke ni muri quartier ya mbere. Turi kugenda rwose twinjira mu nkambi ya Nyabiheke. Ibintu ni neza muri kubona abantu hano bari kugenda. Ubu ndi kugenda mbereka rwose ngeze aho bafurira guys ibintu ni neza, ibintu ni sawa. Mbonye umusita ari gufura ayisamunga ayisamunga da ariko muri kubona ko inkambi ya Nyabiheke rwose imeze. Ubu ngubu turi kuyitembera tugenda tureba uko imeze. Inkambi rwose imeze fresh, imeze neza. Mwiriwe soko, ni amahoro hano twabatemberere. Ibintu rwose ni neza, muri kubona ubuzima bwa hano. Kera ni nkaho nahumagiye yani kutamenyera imisozi ni hatari. Urareba abantu bari gufura hano ukuntu ibintu bimeze. Ibintu ni neza hano, bari kugenda bafura, turi kugenda tureba ahantu bafurira. Nuko nguko babyifashe ku muntu rwose utazi hano Nyabiheke. Nuko nguko dore aha ni amabazi aha ni bafurira rwose, muri kuyibona. Sister bimeze bite? Ni amahoro kuri kuduhungaze ngo bafite iby'isoni. Ufite isoni ko kera nagushyizemo ra guys rero muri kugenda mubona aha naho bamena imyanda rwose. Inkambi ya Nyabiheke rwose ngiyi niyo turimo, turi kugenda tureba uko ubuzima bwa hano bumeze. Nubwo abantu ba hano rwose bari gutinya kamera, ibintu byakomeye, bari kugenda batinya kamera, ntabwo bakeneye ko nyibatunga, ariko nta kundi turakomeza tubane kuri gatanu. Icyo nagusaba ni uko utakuraho, komeza tubane nawe muri uru rugendo rwo gusura Nyabiheke yose. Rero ahangaha twari turi muri quartier ya mbere. Ibintu ni neza rwose, ibintu ni sawa. Rero dukomeje rero gukomeza tugenda turi mu nkambi ya Nyabiheke rwose. Guys nababwira ngo ubu ngubu mpuye n'umujene. Emeze bite bro? Emeze neza nta kibazo. Ibintu ni neza, ibintu ni wane kabisa. Hano mu nkambi se byifashe gute? Mu nkambi imeze neza nta kibazo. Iyi ngiyi ni ihe quartier? Iyi ngiyi ni quartier ya 8 ni ya mbere. Mbese turi ahantu zihana imbibi. Bakwita ndeweho? Amazina yanjye banyita Lili Wine Official. Lili Wine Official. Lili Wine Official. Wagwana. Dutemo rero. Turabarara, turamaniga yo ku mihanda. Urebye nabi twagushimutira ku mihanda. Twaguha nyoko, twagukoresha ibiteye isoni. Abarara twabyirutse twibera ku mihanda tuhabona ibyana ku ma beach tukabikoresha ibiteye isoni.
jo wagwana li wagwana dukomeze duhuze bro, dukomeze tubane kuri 5 tunagushimira tukubwira ngo thanks bro, thanks kabisa, tuzahure ubutaha dukomeze dutembere inkambi yacu ya Nyabiheke. Hano rero turi kugenda tumanuka mu nkambi ya Nyabiheke, aha ni muri quartier ya 8. Abahibuka murahibuka rwose, ahangaha tuba turi kugenda tumanuka tubereka uko bimeze. Ibintu hano ho rwose, hano hantu haranyerera. Turi kugenda tumanuka muri quartier ya 8 tugenda tureba uko byifashe. Ababyeyi rwose bari kutubona ahangaha bakirukanka bagafunga n'imitaka. Mwiriwe mama, mwiriwe neza, murakomeye? Yesu nashimwe. Dukomeze twimanukira rwose. Ahangaha turi kugenda tureba quartier uko zigiye zimeze. Ahangaha rero niko bimeze. Ahangaha ni wagwana. Mwaramutse? Muraho? Yego. Abantu ba hano rwose bari gutinya microphone kugira ngo uzabatunge kamera, rwose ni intambara, nuko batungura rwose. Yego, ibintu ni neza ahangaha. Anaha abapeti bakomeza gukinira agapira kabo. Turi kugenda rero twegera ino nkambi, nukuri dukomeze kubana namwe kandi dukomeza kubashimira abari kumwe natwe kuri Magaka Film. Rwose ahangaha turi kugenda tureba uko bimeze. Ibintu ni neza rwose. Aha rero turakomeje, turi mu nkambi ya Nyabiheke rwose. Bimeze gute abana? Murakomeye? Muraho, murashima Imana? Yego. Mwiriwe mama? Muraho neza? Ko muri kuduhungaze? Muri kuduhungira ikize? Aha rwose turi kugenda dutembera inkambi ya Nyabiheke. Aha turacyari muri ya quartier y'8. Ibintu neza. Mwiriwe soko? Mwiriwe neza? Murakomeye? Aha ngaha rwose. Meze bite bro? Bimeze neza, ni amahoro musaza. Yo. Aha, umeze? Nanjye ndaho ndashima Imana. Aha. Ibintu biracamo? Binacamo mu nkambi ya Nyabiheke, ahangaha turi muri quartier ya 8. Werekeza hirya muri quartier ya B. Quartier ya B? Aha. Rwose ahangaha turi imbere hano, turi kugenda twegera, nubwo hari nyerera rwose, aranyerera rwose. Ibeza bite? Dore uyu ni umunsi w'isabato, imvura imaze kugwa kandi ni weekend. Abana iyo batagiye kwishuri rwose aba ari ibyishimo. Baba batembera muri weekend bishimiye umunsi w'isabato. Ndetse nubwo bagabanyije amafaranga, ntabwo bibaza gutembera nk'ibisanzwe. Amafaranga y'ikise kandi papange? Amafaranga yo mu visa urabizi byari ibihumbi wenda 8,500. Ubu ni 5,000. Ubu rero ntabwo byabuza kwishima nk'ibisanzwe. Dufite ababyeyi bagabura neza, dufite bene wacu baranze mu mahanga. Ntabwo bituma rwose batishima. Ariko se turi kuganira nande mu by'ukuri? Muri kuganira na Seti Nkuru Nziza. Seti Nkuru Nziza mu 8A 105. 105. Yes. Reka tugushimire kugira ngo dukomeze urugendo rwacu dukomeza tureba inkambi ya Nyabiheke. Sawa, urakoze. Imana ikomeze iguha umugisha kandi uhahe uronke. Murakoze cyane, ndabashimiye. Sawa. Hano rero turizamutse mu gakaritsiye, hano turacyari mu nkambi ya Nyabiheke rwose, turi kuzamuka. Nizere ko abantu bose turi gukomeza kubana 5 turi kugenda tubona bimwe na bimwe. Aha rero turacyari mu ubu tugeze mu 8B. Ubu rwose tugeze mu 8B. Rero reka twinjire muri kano gakaritsiye turebe wagwana bimeze bite, ibintu hano byifashe gute. Ahangaha rwose abantu ba hano bameze neza, barishimye, urebye nta kibazo rwose, urebye ni amahoro. Nubwo rwose bari kudutinya ariko nta kundi. Mwiriwe, ni amahoro? Ego, Yesu nashimwe. Ego. Hano rwose abantu rwose bari kutubona bakadunga, ariko no gukomeza kugenda tuganira nabo rwose tureba ngo bimeze bite mu nkambi, byifashe gute, dukomeza tutembera inkambi ya Nyabiheke. Mwiriwe, muri amahoro?
Mami mushinzwe iki soko muri tukubona mufite za mikoro mwatubwira ibyo muri oya turi gutembera inkambi muhe mikrofone muhe mikrofone uratinye mami bimeze biteze bimeze nabi ibintu ni nabi ariko Yesu nashimwe nahimbazwe rwose ko mbona usa neza ukaba uri kumbwira ngo ibintu ni nabi kandi mbona usa neza rwose bagabanyije amafaranga turi kubura icyo duha abana muri kubura icyo muha abana ariko musenga Imana itanga byose cyane. Hano rero twatembereye inkambi ya Nyabiheke turi kugenda tureba ngo bimeze bite hano mu nkambi ya Nyabicyani ni ndakeka ni mu 8 B 8 15 rero hangaha turacyari mu 8 15 rwose abamama rwose bari gutinya kamera nta wamenya ngo ni iki ibintu sinzi mwiriwe mami nibwo kamera wagera kuri kamera kamera ko itaryana ntabwo byoroshye baba ko muri gutinya kamera se mana y'isi n'ijuru nturutse i Kigali ni ukuri kose ni ibibazo by'inzara ariko Yesu azabikemura musenge rwose ntimukuke umutima dukomeze twiyinjirire aho ngaho ni karibu se ni karibu ego hano rwose turi kugenda twinjira muri karitsiye niyemeje kubasangiza ino karitsiye rwose ya Nyabiheke yose rwose mwiriwe mami ni amahoro Yesu nashimwe mushiki wacu bimeze bite ni neza uri gufura kutagiye ku ishuri se uno munsi ni konji sawa aha rero turacyari gutembera muri ya nkambi yacu ya Nyabiheke uno munsi rwose akazi kabaye akazi ni indyankurye rwose abantu rwose no munsi niyemeje akazi ariko karagoye ni ugutembera ahantu haranyerera byatari uko muri kwibona ahangaha ibintu ni hatari mwaramutse mami muri amahoro Yesu nashimwe ntabwo wagiye mu materaniro oya byagenze gute se byaterana ejo wowe ni urumuri Kristo wo ku cyumweru dukomeje kubasuhuza rwose tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani yego hano rero turi gukomeza kuzamuka rwose turi kugenda dusuhuza n'abantu tubabaza nuko bameze nuko baramutse rwose ibintu hano ni hatari ariko rwose harazamuka haraterera rwose ariko hano ndi kubona umupapa wacu kamwegere musuhuze kamwegere rwose musuhuze mwiriwe soko muraho wadufatira ku mikrofone ukatuganiriza tuganiriza nta kibazo muraho neza ariko turaho Yesu nashimwe ahimbazwe yego hano turabasuye rero mu nkambi ya Nyabiheke bimeze bite rero hano bimeze neza murashima Imana turashima Imana cyane rwose babonye n'akavura kaguye rwose nta mvura yari iheruka ariko se hano bimeze bite hano mu nkambi muri rusange hano bimeze neza ariko rero abantu impunzi zifite ikibazo bageze nuko Visa bayigabanyije uno basigaye babahereza dukeya ariko twizere ko bizakunda rwose wenda bizakunda kubera Imana ibintu rwose bizacamo rwose nicyo kibazo dufite impunzi ariko ahandi mumeze neza ahandi tumeze neza hano bamaze imyaka ingahe hano ngewe naje kera sibyo nazindukiye hano kwa mwene mama hari haruguru mu Isake barangije imyaka 19 yose urahatuye ndahatuye reka rero tugushimire tukubwiye ngo urakoze rwose kutuganiriza kandi dukomeza kukwifuriza amahoro Nyagasani atanga ukomeze kunezerwa rwose murakoze namwe sawa nawe urakoze papa wanjye sawa turi gukomeza rwose tuganira ahangaha turi gutembera Nyabiheke hano rero dukomeje kuzamuka ahangaha aha ni aho bavomera rwose muri kubibona mwese mami mwiriwe muraho oya ntabwo tugufotora reka kumuha mikrofone nta kibazo
nareka kuguha mikrofone waduha ku mazi yo kunywa se? Turi kubasaba ku mazi yo kunywa mami, tuze tunywe rwose. Reka rero tunywe kuri ano mazi ya hano ku mugezi. Saa murakoze. Yego, nga turi mu muhanda mugari, turi kugenda tuzamuka tuva muri quartier ya Munani ndetse no muri quartier ya mbere. Rwose turi kugenda tuvamo. Mwiriwe, ni amahoro? Muvuye gusenga? Yesu nashimwe. Rwose abo ni abamama twari duhuye nabo bavuye gusenga. Rwose muri kumva ko abantu ba hano hafi ya bose n'abakristo. Niyo mpamvu rero muri kugenda mwumva ndi kugenda mbasuhuza, mbifuriza n'amahoro ya Nyagasani. Ariko dukomeze kubana rwose, dukomeze kugendana. Ahangaha murihabona ni mu nkambi rwose ya Nyabiheke. Turi kwerekeza mu zindi quartier. Ubu rero tuvuye muri quartier ya mbere. Aya ni amashuri. Yego, aya ni amashuri rero ya Maendeleo. Muri kuyabona rwose abantu batahazi rwose cyangwa abantu batahibuka. Aya ni amashuri ya Maendeleo rwose. Ubu ngubu nanjye bari kugenda bambwira guys ntago mpazi rwose. Ni kwa kundi gutembera nyine, turi kugenda dutembera tureba ngo ibintu bimeze bite ahangaha mu nkambi ya Nyabiheke rwose. Ariko turi kugenda tuganira rwose neza. Mwiriwe, ni amahoro? Ni meza namwe? Murashima Imana? Yego, aha rero nuko bimeze. Urareba rwose wambutse uburenze inkambi. Aha ni nkaho ariko gusa wegera nk'umwisho w'inkambi rwose. Ariko hari klima nziza rwose, hari klima nziza. Urebye inyuma hari klima nziza. Muri kureba ukuntu hagiye hamera rwose. Ibintu ni neza, ibintu ni wanene kabisa, gahunda ni neza. Tuvuye muri 1 no mu 8 rwose. Ahangaha sinzi ukuntu bari kubibara ariko hancanze nanjye. Ariko dukomeze tubane rero. Ahangaha ni muri quartier ya 4, niba turi kwerekeza I think mu ya 5 simbizi. Katwinjire hano muri quartier turebe uko ahantu byifashe, ukuntu hano byifashe rwose. Ariko turi kugenda tureba uko bimeze. Abatuye muri 4 ahangaha rwose ni gutya bimeze. Ahangaha rwose urareba niko bimeze. Dukomeza tugenda tubana. Ahangaha ni muri 4 rwose, abantu bahibuka. Aha ni muri 4 rwose. Yego, ahangaha rwose turi muri quartier ya 4. Ubu turi kugenda tureba uko gahunda igiye yifashe rwose. Ahangaha ibintu turabona ari neza rwose. Ku bantu bahazi, hano ni muri 4. Turi kugenda dutembera hano muri 4 rwose. Ibintu ni neza ahangaha rwose. Urebye ibintu hano ni tamu ku bantu bakunda gukoresha igiswahili. Rero ubu ngubu turi kugenda tureba ahangaha uko bigiye byifashe rwose. Ahangaha rero dukomeje kugenda dutembera hano muri 4 rwose. Ariko turi ku muhanda main road, kuko gukomeza kwinjira muri quartier rwose haranyerera. Imvura yaguye ariko turagenda tuberekaho hato. Ariko rwose ni uku nguku rero inkambi. Ku muntu utazi inkambi ya Nyabiheke ni uku nguku rwose imeze. Ahangaha ni mu biti. Urabona ko batuye ahantu heza rwose. Ahantu haruguru yaho hari ibiti rwose. Urebye ni ahantu heza rwose. Urareba ni ahantu hari klima nziza. Ni ahantu rwose batuye ahantu hameze neza rwose. Rero dukomeze tubane, dukomeze tugendane rwose, dutembere Nyabiheke yose. Bacuruza amata ahangaha kabisa. Kwandagije ewana bacuruza amata dukura ngaha kabisa na hariya ewana. Kura mubyeyi yarabyaye dore reka mbabwire, dore no mu Rwanda ducuruza agashera. Hano bacuruza agashera rwose. Ahangaha ni mu rugo n'ubundi ducuruza agashera. Hano mucuruza agashera rero kabisa. Ariko nagutengushye umbabarire. Ahangaha rero ni kwa
kwa Nzove bazana Schwarzenegger Basani Schwarzenegger ducuruza agashera rwose ku bantu bakunda agashera bazajya bagera hano rwose bakabateza imbere. Aha niho kwa mukecuru wa Schwarzenegger mwenyewe yakamwana hano rwose mu nkambi rwose arahafashe rwose mu nkambi rwose ahangaha niho bita yakamwana rwose abari kugenda dutana imirongo rwose. Ahangaha dore uyu mugabo wari ubangaha yagiye muri Amerika kwa kobwa ari muri Amerika kabisa. Ewane kobwa nutubona uvuge ngo he avuge ngo he dukomeze dutambira inkambi twahuye n'umuvandimwe ari kugenda atwereka aha ni kwande ntabwo mbyibuka ahangaha rwose turi kugenda dutembera inkambi. Kamana babyibuke mu batampera rwose ahangaha rwose aha ni mu batampera kwa Kamana rwose tugenda dusura inkambi ya Nyabiheke. Umugabo uhaba uwo bita Bugingo aha ni kwa Bugingo mwenyewe muzi bofu w'imfura bosi w'imfura niho turi ebana nta mutima mubi rwose turi kugenda twitemberera. Kwa mama uwo bita Tsematse urumva kwa mama Timote ni ahangaha rwose abatahazi ni ahangaha rwose ni aha rwose naho urumva ariko n'ubundi bacuruza inyanya bahumve ebana tuguhangaha bacuruza inyanya urumva bakora gutya na gutya ebana ahangaha ni kwa mama Timote bacuruza inyanya rwose dukomeza rwose umujene atuganiriza yakamwana wagwana wageze noneho bita kwa mama Sando ni hehe rero ngaha twahageze muri Kanebe ni ahangaha rwose doranga tuhasanze abakobwa be kwa mama Sandirine rwose kabisa n'abana biwe dore dukomeze rwose dukomeze rwose tuvuye kwa mama Sandirine rero rwose abana badukurikiye rwose twakomeje kugira ngo tubiyake ariko byanze ariko nimukomeza kumva urusaku muraza kubyihanganira ko turi gutembera of course turi gutembera mu muhanda mu nkambi rwose of course bagomba kudukurikira sawa rero ahangaha tugeze rero ni mwirimbi rya mbere aho hahoze irimbi rya mbere muraho murakomeye twabasuhuje mushiki wacu bimeze biteze ahangaha rero bacuruza na bodaboda z'abana neza abantu bakuru ahangaha aha ni kwande ahangaha kwa bantu kwa Natu ahangaha bahitaga kwa Natu ariko dufite umuntu bita Dona nawe uhacururiza undi mu bebi wacu nuko yagize iby'amasoni yahaguruka akatubwira vuga ibyawe reka bazajya baza kumuteza imbere rwose. Abavandimwe batuye hano mu nkambi ya Nyabiheke bafite abana hano bafite bodaboda nziza rwose bakomeze bagende babateza imbere. Ikiraro cy'ihene n'undi mu nkambi banze kuvugana n'inuze ngo ntibazongere kurarana n'amatungo mu nkambi urabizi ko bararanaga n'ubundi ewana ahangaha nuko leta yagize gutya kavuga ngo he muri rya rimbi rya mbere bakubaka rwose ahangaha murareba aha nahahoze irimbi rya mbere guys imbararikira gukomeza kubana natwe rwose ntago nahwema kubabwira abambere bagiye muri Canada rwose dore abantu bari kunyereka bagiye muri Canada imodoka rwose abajyanye rwose abantu bagiye muri Canada rero dukomeze rero kubana
guys murareba ahangaha rero ni kwa gukomeza nyine dukomeza dutembera inkambi ya Nyabiheke. Aha rero tugeze ahangaha ni muri kabiri, murahabona aha rwose ni kuri mezo, abantu bahazi aha ni kuri mezo rwose, aha ni kuri mezo, aha ni kuri mezo rwose, abantu bahazi, abantu bahibuka cyangwa abantu bahatuye, aha rwose ni kuri mezo rwose. Ahangaha rero ahangaha ni kuri mezo, ahangaha ni handi kuri wifi rwose. Ubu turi kugenda dutembera nkambi ya Nyabiheke rwose. Nababwira ngo uno munsi wabaye monfire kabisa, uyu munsi ni danje, twatembera inkambi yose Nyabiheke. Ubu ngubu tugeze muri kabiri, ahangaha ni muri kabiri rwose, abantu bahibuka. Ahangaha ni kuri wifi, urareba abajene bamwe baje kureba wifi hano rwose, urebye nta kibazo. Ahangaha mpamanukanye kamera rwose, ndi kubona nawe rwose ni ahantu hamanuka bya hatari, ku buryo umuntu arebye nabi yanakwikubita hasi rwose. Abavandimwe ahangaha ni kuri wifi, ku bantu bahazi rwose, murareba yanzu rwose, murareba n'ahangaha. Ahangaha ni naho ni inzu ya wifi rwose, murareba ukuntu hameze kuri girl safe space, inzu y'abakobwa rwose. Ahangaha murahareba rwose ukuntu hameze. Ahangaha urareba, ahangaha hari mu bwiherero, ahangaha ku irimbi rya mbere rwose, turacyari ku irimbi rya mbere. Ahangaha turi kugenda mu muhanda, muri turi kugenda dutambika twerekeza, tugenda dutambuka mu nkambi rwose. Urareba iyi ni inkambi ya Nyabiheke rwose, tugenda dutembera inkambi ya Nyabiheke. Ariko by the way ni byiza rwose, navuga n'abantu batari baza ngo batembere rwose. Ahantu ni heza rwose, hari abantu bafite umutima mwiza, ni ahantu heza, ubona abana bishimye, uriya nk'aba abana bari gukinira ahantu bafurira rwose. Ni ahantu hameze nka neza, ukuntu hashimishije rwose, uhari nta rungu wahagirira. Aha rero ni ku irembe rya mbere, ahahoze irimbi, ariko hari ibiti byiza rwose, hari ibiti byiza rwose, hari ahasa neza bya hatari. So dukomeze rero dutemberane inkambi guys, dukomeze dutemberane inkambi guys. Aya ni amazu rero, tugeze muri quartier ya gatanu, murareba ko tugeze muri quartier ya gatanu rwose. Ni ahantu heza rwose, urareba hari amapapayi, ibiki, ni ahantu hameze neza rwose. Inkambi ya Nyabiheke rwose turayitembereye, ewana ni umunsi wose guys, ni umunsi wose ewana. Ni ahantu hagiye hatandukanye, hari ubwiza butandukanye, hari ahantu hamanuka, hari ahazamuka, hari ahanyerera. Dore nuko none munsi habaye imvura rwose. Ahangaha turi kuzamuka rero twinjira muri gatanu. Aha turi kugenda twinjira muri gatanu, murahareba turi kwinjira muri quartier ya gatanu rwose. Ni ahangaha rwose turi kugenda tuzamuka rwose gahoro gahoro, mugenda muhareba ko hameze. Aha ni muri gatanu rwose, dutemberane rwose, no nka ino quartier yo muri gatanu rwose. Urebye rwose ahangaha turi kugenda dutembera rwose, tugenda tureba ko bigiye bimeze. Ahangaha niyo umanutse gato uhita ugwa muri rya shyamba hahandi rwose. Gusa abantu ba hano rwose bari kuduhunga rwose, turi kujya kubageraho bakaduhunga. Umuntu yakibaza se kubera iki turi gufata amazu gusa, ariko abantu ba hano rwose bari kuduhunga. Katwinjira muri no korodori turebe ukuntu bimeze, uko byifashe hano rwose. Mu kugenda twinjira muri quartier bigoranye rwose, nta kibazo. Ahangaha uko bigiye bimera nuko abantu rwose muri kudukurikirana, tugenda tuzamuka muri quartier. Ahangaha turacyari muri quartier ya gatanu y'inkambi. Mwiriwe, muri amahoro? Yego, turi gusura inkambi ya Nyabiheke hano muri gatanu. Murakomeye ariko? Yego rwose, dukomeza kubifuriza amahoro y'Imana. Yego,
ahangaha turi kugenda rero tuzenguruka rwose, murabona ko turi kugenda tuzenguruka muri karitsiye. Ni ahantu hafunganye bya hatari, urebye nabi wahita uyoba, urebye nabi rwose wahita uyoba. Ku bantu bahazi wenda barahazi, aha ni ku bwiherero, ni ukuvuga ngo bagiye bagira public toilet. Yego rwose bagiye bagira public toilet. Yego rwose urareba ahangaha niko bimeze. Mwiriwe. Yego ahangaha rero muri kubona rero hariya n'aho abana bafurira. Aha rero tugeze ni muri Gatandatu, muri kuhareba abantu bahatuye n'abantu bahazi rwose. Aha ni muri Gatandatu rwose, urareba ni gutya bimeze. Inkambi ya Gatandatu urareba ko ho harekuranyeho ukuntu, ntago hafunganye rwose ukuntu, ariko haramanuka guys, haramanuka, udafite agatuza rwose wahagwa. Ni ahantu hamanuka cyane urebye. Aha rero ni muri Gatandatu rwose, tugenda twinjira muri karitsiye zimwe na zimwe. Urareba ko twari tugiye kumanuka, umanutse ahangaha niho uhita ugera kuri final yayo cyangwa ku mpera yayo. Ariko ahangaha turi kugenda twinjira mu karitsiye, twinjira hano muri karitsiye mo hagati kugira ngo tubashe kureba bimeze bite rwose, tugenda tureba ngo bimeze bite. Aha rero ni ukuvuga ni ukwinjira, imihanda hano ni uko iteye nyine, ni ukugenda twinjira hagati muri karitsiye mu mihanda rwose. Ni uku nguko hagiye hameze. Inkambi ya Nyabiheke rwose ni uku nguko imeze. Navuga ngo ni n'inkambi wenda idafite amashitingi, ni inkambi rwose ubona nyine ni nk'aho batuye mu buzima busanzwe. Aha rero tugeze ni muri Gatandatu. Bimeze bite? Muri amahoro? Babita bandeze? Hano harimo inzira? Hano harimo inzira da? Wowe bakwita nde? Banyita Shania. Wakwita Shania? Mugenzi wawe? Nitwa Cynthia. Witwa Cynthia? N'uyu wundi? Sandrine. Sandrine. Mumeze mutese? Tumeze neza, turakomeye. Biracamo? Reba niba mikrofone yakije. Irakije? Iri kwaka? Harya wambwiye ngo witwa? Shania. Shania. N'uyu wundi ni? Cynthia. Cynthia. Nawe? Sandrine. Sandrine. Rwose hano mutuye muri kangahe? Muri Gatandatu. Muri Gatandatu. Muhamaze igihe? So ahangaha rero ni muri Gatandatu rwose, duhuye n'abana bicaye imbere y'inzu yabo. Reka tubashimire, tubabwire ngo murakoze. Sawa sawa. Hano dukomeje gutembera inkambi, turi kugenda tumanuka rwose, turi kugenda tumanuka rwose mu nkambi ya Nyabiheke kuri Gatandatu rwose. Aha niho tugeze, turi kugenda tumanuka ko bagenda. Ahangaha ni ku bwiherero, public toilet rwose. Ahangaha rero ni ukugenda tuvuga tureba uko bigiye bimeze rwose. Ntabwo turi kubafotora. Aha rero turakasa ahangaha mu muhanda, mu kayira rwose hari n'imboga nziza, urebye hameze neza rwose. Mami mwiriwe? Twabasuhuje. Ego wakegeye hirya niba udashaka kujyamo. Ego kugira ngo ngende rwose nsingushiremo. Ego hano rero murareba, aha ni public toilet, aha ni mu nkambi, murareba ukuntu hameze. Aha ni muri Gatandatu, wambutse hakurya hari n'ikiyaga rwose. Abantu ba hano bari gutinya kamera rwose. Nta muntu, abantu kuguha ikiganiro biri kugorana. Benshi bari no guhita batubwira ko badashaka kujyamo hakiri kare, ariko dukomeze dutembere ino nkambi ya Nyabiheke rwose, mbabwira ngo ni umunsi wose kugira ngo utembere ino nkambi rwose, kugira ngo yose uyisoze. Rero abantu bahazi rwose ahantu mushobora kuba muhazi, rero dutembereye ino nkambi ya Nyabiheke yose. Aha rero ni muri Gatandatu, aha ni ku ivomero.
murayibona rwose ko ari kwivomera rwose, abana bashaka kujyamo ariko bamwe ntibabishaka rwose. Aha rero turi ku ivomero rya gatandatu, urareba ni ibintu byiza rwose, ubona batonze umurongo kugira ngo bavome rwose, ubona rwose ari ibintu byiza, ari ibintu bisa neza, nta kavuyo gahari kandi amazi babona ku gihe. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up where it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. But you and me got a whole other meaning, I don't know how. But you and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing. Turacyari muri kabiri, ubu turenze kuri ADPR, tugeze rwose ku giti cy'inyoni. Abantu rwose ahangaha murareba, iyi ni public toilet yabo. Ahangaha rwose iyi ni ADPR, iyi ni ADPR rwose yaho. Mukiyabona hameze gutya, ni muri ADPR ahangaha. ADPR ya Nyabiheke, paruwase inkambi ya Nyabiheke. Muri kuyibona rwose, na ahangaha rwose ADPR yaho. Yego, dukomeza tugenda rwose. Ahangaha rwose ni mu nkambi ya Nyabiheke. Iyi ni public toilet yabo. Urebye ahangaha ni muri public toilet. Aha turacyari muri kabiri, abantu rwose muhibuka ahangaha ni handi ku giti cy'inyoni. Rwose tukomeje gutembera rwose inkambi ya Nyabiheke rwose, twerekeza ndetse no kuri final yayo. Ahangaha rero urahareba uko hameze, ni gutya rwose, ni gutya rwose.
ni gutya rwose mwiriwe murakomeye ko muri gutinya kamera se yego aha rero tugeze niho twerekeza kuri mezo mere rwose ahangaha rwose turi kwerekezaho murareba turi kuri main road yaho turi kwerekeza tuzamuka urebye rwose ni ibintu ni sawa ibintu ni neza turi kugenda tuzamuka tugenda tureba hano ni ku kavomero kabo urareba ari ahantu bavomera amazi rwose no ku bigega byabo ndetse n'ahandi ndetse n'umuvandimwe hano ni wa nene bimeze bite bra ige foto wow nibaguhe mikrofone nibamuhe mikrofone Yo man irakije ego bimeze bite se ni nje muntu wa mbere umeze neza kuri iyi si ni wowe umeze neza hano muri no quartier reka bakwita gute se nitwa Ige Foto abantu bose bakeneye amafoto bakugane ewana sibabizi ntago ari ngombwa ko umvuga ngo bangane babizi ni ngewe wabo hano ni wagafashe ni ngewe wakabye wamfotoye se fata pose sawa bro Ige Foto sawa papa sawa dukomeze tuzamuke rero hangaha tugenda tuzamuka rwose hano muganga rwose ari kudutuka ibintu ni hatari muraho none se aha rero ku bantu bahazi aha ni kuri World Vision ahangaha rwose twerekeza ahangaha twerekeza ku bitaro yego rwose muri kubona ko twatembereye inkambi rwose yose tubashije kuyigeraho rwose ku muntu uzi ino nkambi cyangwa umuntu wahabaye rwose ahangaha niho uri kubona twerekeza ku bitaro neza tugezeyo turi Impact Hope Rwanda rero ni UNICEF dukomeza twegera imbere rwose tugana ku bitaro bya hano mu nkambi sante ya hano rwose uri kubona ni ibintu byiza rwose yego mwiriwe ni amahoro yego turi kugenda tuzamuka rero twegera kuri hano kwa muganga rwose ibintu rwose urabona ko ari byiza rwose ni ibintu bisa neza rwose ni ibintu ubona ko inkambi tubashije kugera ku musozo wayo nubwo rwose kano kazi kari kagoye bya hatari kari karimo ingutu ya hatari ureba aha ni kwa muganga ahangaha rero tugeze ni kuri UNHCR Camp Office rwose ukihareba rwose aha ni kuri HCR ku musozo w'iyi nkambi rwose ahangaha ni kuri HCR muri kuhabona rwose kuri office yabo nkuru uri kuhabona ko hameze aha ni mu nkambi rero ya Nyabiheke aha ni kuri office aha ni kuri side aha ni ku bitaro ni ya side y'ibitaro ugarutse kuri side yindi ni kuri side ya HCR then wagaruka kuri side yindi ukagaruka kuri side y'ibitaro rwose ahangaha rero turi kwerekeza no ku musozo wayo rwose uri kubona ko turi kwerekeza ku musozo w'iyi nkambi rwose kari akazi katoroshye rwose kari akazi kagoye kari akazi gasaba umwana arambwiye ati ni ahantu bafatira sosoma ni sosoma rwose rero guys reka mbabwire mbashimira rwose abantu bose twabanye murerera ko tugeze rwose kuri fayino yayo tugeze ku mwisho wayo aha ni ku musozo w'inkambi rwose tugeze ku musozo I think ko wenda ari ahanyuma kuko ahangaha niyo urenze kuri HCR urenze hano batangira amabati rwose urareba rwose kari akazi gakomeye kari akazi gafite imbaraga nyinshi ariko ndabashimira rwose mwe mwakomeje kubana nanjye ndetse tukaba dusozanyije gutembera ino nkambi ya Nyabiheke rwose ni inkambi nini gusa ikintu nahakundiye hubatse neza hari agakirima keza harimo ibiti harimo amagarden ukuntu gusa nyine wenda mu baturage niho hagiye hafatana